Yesu wawitinya. Amen. Uko nabanye na Mose. Yego. Burya hano tugenda Imana ibiri kumwe natwe. Tugire tuvuge haleluya. Yesu wawitinya. Joshua, do not be afraid. Uko nabanye na Mose. The way I was with Moses, Niko nzabana nawe. that is the way I will be with you. Ntabwo wibuka ibyo navuganye nawe. Don't you remember? Ntabwo wibuka cya gihe turi ku musozi. Don't you remember? Ntabwo wibuka igihe twari dukodesha urusengero. Don't you remember? Ntabwo wibuka amagambo twavuganye. The church. Yesu wa! Amen. Witinya. Uko Imana yabanye na Mose, The way natwe nikizabana natwe. that is how God has a plan in our lives. Oya ongera ubwire ngo humura Imana idufiteho umugambi. Again, God has a plan. Haleluya. Oya ongera ubwire ngo humura Imana idufiteho umugambi. Again, God has a plan. Haleluya. Ngiye gusoma ijambo rito cyane I'm going to read a short verse riri muri Yosuwa in Joshua ibice 11 11, umurongo wa 6. 6. Haravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa. Uwiteka abwira Yosuwa ati ntubatinye kuko ejo nk'iki gihe nzabatanga bose bicwe imbere y'Abisiraheli. Amafarashi yabo muzayateme ibitsi n'amagare yabo muzayatwike. And the Lord said to Joshua, do not be afraid of them, for tomorrow at this time I will give over all of them strength to Israel. You shall hunt their horse and burn their chariot with fire. Murabizi neza You all know, mu gihe Mose yayoboraga ubwoko bw'Imana, when Moses was guiding God's people, igihe cyarageze there was a time, amakuru murayafite cyane. you have all the Hari information. aho bageze babamba amahema ku nyanja, There is where they got on near the ocean. hari aho bageze inzara irabajya mu butayu, There was a time they got famine in the desert, ariko bari bafite isezerano ko bazagera mu gihugu cy'amasezerano. but they had a promise that they're gonna reach the promised Mu gihe land. inzara yabajyaga rero, When the hunger was tried, mu gihe bakoraga imirimo y'uburetwa, when they were being slaves, Imana ibarindira muri iyo mirimo. God protected. Barababaye, They were baribaza kuntu bazagera muri icyo gihugu, thinking how we're gonna go to barakora the promised imirimo land. y'uburetwa, They are being slaves. imirimo bakora ntawubashima. No one is congratulating for Muzi what they ikintu are doing. kibabaza? You know what is so hurtful? Ni ugukora ntushime. It is working and no one recognizes Ukarara that. ukora ariko ntihagire You ugushima. spend the whole night working and no one recognizes Ariko that. kubera amasezerano, But for God's promise, Imana ikabasanga and God come to kababwira them ati kiriya gihugu and tell them ni that icyanyu. is yours. Kiriya gihugu mureba That nation you are kirimo seeing, ibintu byinshi, it has so many kirimo things. amata, It has meat, kirimo ubuki, it has honey. ni igihugu cyanyu rero. It's your country. Hanyuma rero Mose aza gusaza, And Moses comes with his old age. Imana iramubaza ngo And God asked him, ko washaje, you are old, kugeze mu zabukuru, you are old, ninde uzagusimbura? who gonna replace you? Mose abwira Imana, And Moses tells God, arayibwira ati njyewe nubwo nshaje, though I am old, ariko hari umuntu twagendanaga, but there is someone who walked hari umuntu together. twari turi kumwe, There is someone who uwo walked yitwa together. Yesuwa. And that person is Uwo Joshua. nguwo niwe uzakomezanya Abisiraheli. That is the person who will go. Dukomere Imana amashyi to menshi cyane. Amen. Hanyuma And nihuse cyane, as I ran, Imana imaze gutoranya Yesuwa, and when God, Yesuwa yagize ubwoba. Joshua was afraid. Ubwira mugenzi ngo hari igihe kigera ubwoba bukabaho. Tell your neighbor there is time
get afraid ukumva ugize ubwoba, and you are so frightened. ariko kubera umugambi w'Imana, But for God's plan, Imana ibwira Yesuwa ngo witinya, God told Yeshua, do not be uko nabanye na Mose the way I was niko nzabana nawe. Amen. Haleluya. Amen. Kubera umugambi w'Imana, for God's plan, kubera misiyo y'Imana, for God's mission. Imana igufiteho umugambi. When God has Niyo bazana isi yose bakayirunda hejuru, even if they come umugambi with the w'Imana whole world urakomeza. in their head, God's plan will continue. Umugambi w'Imana urakomeza. God's Yes. plan will prevail. Mu gihe urugamba rwatangiraga rero, When the fight started, Imana ibwira Yesuwa, God told Joshua, iramubwira ngo ntubatinye. don't be afraid of them. Iramubwira ngo ntubatinye n'umunsi Don't be n'umwe. afraid of them. Amagare yabo Their chariots, ubanza uyakuremo imyuka ivemo. remove Eliam from Iyo ni intambara y'Imana. Yes. God's Imana plan. iramubwira ati rero And God told him, nzabana nawe. I will be with you. Abanyamasezerano, haleluya. Amen. God people, hallelujah. Imana iramubwira ngo nzabana nawe. God told him, I will be with you. Iramubwira ngo kandi And aho uzajya hose, every step you go ahantu hose uzajya ugenda, every step you go aho uzajya ukandagira hose, every Yesuwa witinya. Yesuwa witinya. Amen. Yesuwa witinya. Amen. Uko nabanye na Mose, Yego. burya ahantu tugenda Imana ibiri kumwe natwe, tugire tuvuge ngo haleluya. Yesuwa witinya. Joshua, do not be afraid. Uko nabanye na Mose, The way I was with Moses, niko nzabana nawe. that is the way I will be with you. Imana yacu Our God, izaza yere guceceka. He will come and not be silent. Muzaceceka ariko ntabwo Imana izaceceka. You Yes. can be silent, but God will never be silent. Niyo mwagenda mukijyanira, Even if you go and sleep, Imana ntabwo izaceceka. God won't be silent. Izahaguruka irwane He will stand and fight kandi irwanirira umurimo wayo. and fight for His word. Mbwira umubere muri kumwe dufite Imana itavogera. Tell your Imana itavogera. Oya muhobera mubwire ngo muhobera mubwire ngo burya dufite Imana itavogera. Amina. Emera tugire ngo cyaduhereze Imana icyubahiro. Amen. Ndamubwira ngo amagare rero yabo He told them, his chariots, ngiye kurwana mbanze nyakureho. I will fight and remove them. Ngiye gufata I'm gonna take n'ibituma ayo magare agenda wherever make those mbanze chariots mbikureho. and remove it. Tugiye guhaguruka dusenge muri iri jambo, We're gonna stand and pray tubwire Imana, and tell God, tuyibwire ngo dukeneye kwambuka Yorodani nk'abambuka ku butaka. tell him cross Jordan as we cross on land. Buri muntu wese asenga isengesho Let everyone rivuga pray. ngo turashaka kwambuka Yorodani nk'abambuka ku butaka. Saying we want to cross Jordan as if we are crossing on a land. Iyo umuntu ari mu masezerano, When someone is in his promise, burya hari marayika bita Mikayire there is an angel called Michael ushinzwe kukurwanya. to fight for you. Aravuga ati biramukomereye, He can say it is hard for me, ngiye guhagarara uruhande rwe. but I'm gonna stand in Babikujugutira, and when they throw it marayika on you, akabisama. and the angel holds it, Cyokoze ushobora kubyumva you can hear ariko it, ukabona ntibyakugezeho. but you can see Ujye it umenya ko doesn't marayika touch you. yahabaye. The angel will be there. Hari n'undi marayika ushinzwe amahoro, And there is an angel in charge of uwo peace, yitwa Gaburiyeli. and he is called Iyo abonye wabuze Gabriel. amahoro, When he sees that you don't araza have akakubwira peace, ati mwana wanjye, he comes and tells ntabwo you. wibuka ibyo navuganye nawe, Don't you remember? ntabwo wibuka cya gihe turi ku musozi, Don't you remember? ntabwo wibuka igihe twari dukodesha urusengero, Don't you remember? ntabwo wibuka amagambo twavuganye. The church. Yesuwa Amen. witinya, uko Imana yabanye na Mose The way natwe nikizabana natwe. that is how we Haleluya. Ndagira ngo nsoreze kuri iri I jambo want to end my speech on this, my sermon on this, ntarenze aho ngaho. without going further. Muhaguruke dusengere muri iri jambo. You can stand up and pray in this. Hari ibintu Imana igiye gukuraho, There is things that God has removed, dutambuke nk'abatambuka ku butaka.
And we're gonna close as if ndababwiza kuri Yorodani tugiye kuyambuka. I'm telling you the truth, we're gonna cross the twinjire mu gihugu cy'amasezerano and enter the promised land. hari akandi kantu mbibutsa abantu. There is something I want to remind you. Abantu bagiye muri iyo musi bakiri bato, people who came in Methodist Church when they were still young. Imana yajyaga itubwira ko iri torero rizaba itorero rinini cyane. God used to tell us that this church gonna be a big church. Kandi abantu bazaba muri iri torero bazagira umugisha. And people who gonna be in this church will be blessed. Ntimwihagarereho mwibuke ko ibi bintu murabizi Imana yarabwiye ati imbere hari intambara. You know this, that God told you in front of you there are battles. Ni nayo mpamvu twebwe twanze kuvamo. That is why we didn't quit. Kuko tuzi ko iri torero ari itorero ry'amasezerano. Because we know this church is a church of Ni itorero promise. ryatangiriye mu Bwongereza. It is a church started in UK. Ni itorero ryazengurutse isi hose. It is a church that closed all the whole Ni world. itorero ryatangijwe na John Wesley. That is a church. This church started by John Itorero Wesley. ryatangiriye mu matsinda no mu masengesho. This church started in groups and Niyo prayers. mpamvu tugira ngo dusenge. That is why we're gonna pray. Imana izabane natwe. God to be with us. Gahunda zose tuzihereza Imana. And all our plans, let us put them before God. Nitwamara kuzihereza Imana, And when we give it to uzajya God, kureba usange amagare n'amafarashi. you're gonna see horses and chariots are no longer there. Tugire The gutya duhereze angel Imana has icyubahiro. destroyed them. Ndagira ngo dusenge. I want us to Buri pray. muntu wese azamura ijwi asenge. Everyone, raise your voice and pray. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mana yumva amasengesho. Mana y'imbaraga nyinshi ku Mana w'Isirayeli. Imana ivuga bikaba yategeka bigakora. Turagushimye Mana